Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Twongeye gushimira Imana yemeye uko igihe nk'iki ngiki tuganira ku ijambo ryayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ka dusenge twisabira Imana imbaraga n'imbabazi kugira ngo ibe mu ruhande rwacu. Imana itugire neza. Turagushimiye Mana data wa twese, turagushimiye murengezi w'ubugingo. Uyu mwanya ushimye yuko tuganira ku ijambo ryawe kugira ngo twungukiremo kandi tubone ibitunga ubugingo bwacu. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo ngo utweze kandi udutunganye, utuboneze mu izina rya Yesu, kuko twirwa mu isi yande tukayiraramo ntabwo dukiranuka uko bikwiriye. Iminwa yacu ihora yanduye, ariko data wa twese kuko uri umunyembabazi ukaba n'umunyembaraga, duce bugufi turi imbere yawe kugira ngo utweze. Dushyigikire ubane natwe, udukomeze, uturinde imyuka mibi abazimu n'abadayimoni, turinde gukora k'umwanzi mu izina rya Yesu. Ibyatubangamira byose ubikure kuko uri Imana, maze Uwiteka ijuru rifunguke ku bwacu, umwuka wera abe mu ruhande rwacu, uduhe kurongera ibyiza mu ijambo rye tugiye kumva nonaha. Kandi ndagusabye cyane ngo umugisha wawe utwomeho, nidukomeze kurindwa nawe, dushyigikirwe nawe kuko uri Imana yacu, udukunda kandi uturengera iteka mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Dusome ku murongo wa 22 n'uwa 23. Turajya no mu gitabo cya mbere cy'abami, dusome ibice bibiri ku murongo wa 3. Muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 22 haranditse ati, baramubaza bati, none se urinde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati, ndijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Imana itugire neza. Haleluya. Amen. Abayuda rero baratumwa kugira ngo bajye kubaza Yohana uwo ari we. Barabanza baramubaza bati, ubundi ureriya? Urinde? Wewe wiyita nde? Arangije arababwira ati, ndijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Kugorora inzira y'Uwiteka, umuntu ugorora inzira y'Uwiteka hari ibintu akora, hari n'ibyo adakora. Imana itugire neza. Arababwira ati, rero ngewe ndurangururira, ndijwi ry'urangururira hehe? Mu butayu. Ntabwo yarayoboye kujya mu migi ngabe aba mu mujyi ngo abe muri hoteli aba ahantu heza, ariko ajya hehe? Mu butayu. Ati, rero ndijwi ry'urangururira hehe? Mu butayu, kugira ngo buri wese yumve impanda y'Uwiteka, ntazagire icyo yireguza. Buri wese amenye yuko Imana hari icyo yamubwiye. Rero ndijwi ry'urangururira mu butayu, niko Yohana yararimo ababwira, kugira ngo abategetsi n'abategekwa bose bumve icyo Imana ibashakaho, bumve yuko Uwiteka basaba kugorora inzira ye mu gihe n'icyo ngicyo. Imana itugirire neza. Abwira rero abo Bayuda ati, mugende muvuge yuko ndijwi ry'urangururira mu butayu, ndi mikoro ibwira abantu bose, kugira ngo abantu bose mugorore inzira y'Uwiteka, kugira ngo abantu bose mukizwe, kugira ngo abagabo bakizwe, kugira ngo abagore bakizwe, kugira ngo urubyiruko rukizwe, ndetse n'abana batoya, abasaza n'abakecuru, mwese mwumve ndijwi ry'urangururira mu butayu, kugira ngo mwese mukizwe, kugira ngo mwese mugorore inzira y'Uwiteka. Nicyo cyanzanye. Imana itugirire neza. Yohana rero arababwira ati, jyewe burya ndijwi ry'urangururira mu butayu, mbabwiriza ubutumwa bwiza, mwese nkababwira njyewe ndijwi. Haleluya. Ry'urangururira mu butayu, ndabatirisha amazi, ariko uzaza hanyuma yanjye azabatirisha n'umuriro. Imana itugire neza. Yohana yabanjirije Kristo kugira ngo aze kumuhamya, kugira ngo aze kumuvuga mu bantu, abwira abantu Kristo wari we, abwira abantu uko bakwiriye kwitwara mu gihe nk'icyo ngicyo. Ariko abantu benshi banze kumvira Uwiteka, banze kumvira icyo Yohana yababwiraga. Ahubwo nimugorore inzira y'Uwiteka, kugira ngo
muzabashe kubona ubugingo bw'iteka, kugira muzabashe kubona ijuru. Hanyuma rero ijuru ni iry'abantu bafite umutima uboneye. Hahirwa ab'umutima uboneye kuko aribo bazabona Imana. Ab'umutima udacira urubanza, abumva nta rubanza bafitanye n'Uwiteka, ab'umutima uboneye, abo ngabo barahiriwe kuko aribo bazabona umwami Imana. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Ntabwo wagira umutima uboneye, ntabwo wagira umutima utagucira urubanza uri umunyabyaha. Ubaye uri umunyabyaha, ubaye uri gukora ibintu bibi, icyo gihe ntabwo wagira umutima uboneye. Imana itwiteho kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Ntabwo umusore udafite umutima uboneye uwo yabona Imana, oya, ntabwo yabona Imana. Ntabwo Imana yemera amasarigoma, ntabwo bikunda. Ntabwo Imana yemera abajama, ntabwo Imana yemera amaniga, oya. Uwiteka yemera ab'umutima uboneye. Imana itugirire neza. Ntabwo waba umujama ngo ugire n'umutima uboneye, ntabwo bikunda. Imana itugirire neza. Ubwo ngo kuba nambaye ipantaro nayiciye nayigize uburere ngo ni deshire, ubwo ntabwo ndi umuniga, nta kibazo, ubwo ndi idage. Ariko Imana itugire neza, ab'umutima uboneye, abumva yuko ikibi ari ikibi, abo ngabo nibo bazabona Imana. Imana ishimwe. Yohana rero arababwira ati, nubwo mwakigira abajama, mukigira amaniga, mukigira za mayibobo, mukigira amasarigoma, mwebwe ntabwo ari mwe muzabona Imana, ahubwo abagorora inzira y'Uwiteka. Nk'uko Imana idufashe, nk'uko aricyo cyanzanye muri iyi si, kugira ngo mbijwi ryurangurura mu butayu, nimugorora inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Abakora batyo nibo bazabona Imana. Arababwira ati, abakobwa bigize nabi, bigize amasarigoma, bagenda bambaye ubusa, kambara utuntu tumwegereye kugira ngo agende agaragaza umubiri we uko uteye. Nta murokore w'ukuri ibyo bintu wajyaga bikora, ariko ubu twamaze kuva mu nzira y'Uwiteka. Ntabwo tukiri mu nzira ifunganye. Abantu bavuye mu nzira ifunganye bigira mu nzira y'igihogere, bigira mu nzira ngari. Umurokore yajyaga ababazwa nuko mwene data, umuvandimwe atarimo gukurikiza inzira y'Uwiteka. Ariko ubu ngubu buri wese nakora ibimunyuze, niko twabifashe, ibintu twabifashe nayo. Ariko Imana itwiteho bene data, ijambo ryarumviswe, ibyo kubwirwa byo twarabibwiwe, ntacyo kongeraho. Twarabibwiwe, twabwiwe gukiranuka, tubwirwa gukorera Imana, tubwirwa yuko iyi mibiri yacu twambaye ari insengero z'umwuka. Ariko kuba nakaraze umusatsi wanjye ngo nkugire nk'amasaka ari ku mutwe, ubwo ni ikibazo. Kera twayaga tubona abantu bafite injwiri ku mutwe, tukavuga tuti ibi ni ibiki, tukabona atari byiza. Ariko ubu ngubu ahubwo nibyo abantu barimo gushima. Umuntu agafata ibitambara akashyiramo amavuta, akagira ubu agakaraga ngo arebe ko yabihindura injwiri. Ubwo kuba ibyo umuntu utabikora bamufata nk'idage, bamufata nk'injiji. Ariko ab'umutima uboneye nibo bazabona Imana. Imana itugire neza. Wari wabona umugore wagiye mu nzira idakwiriye, umugore utarimo gutunganya inzira y'Uwiteka, hari uko abasa. Ariko ab'umutima uboneye nibo bazabona Imana. Ab'umutima udacira urubanza, uwo mutima utabwira yuko yasambanye, uwo niwe uzabona Imana. Uwo mutima utabwira yuko asigara ari umunyamagambo, uwo nguwo azabona Imana, kuko ni umutima uboneye. Imana itugire neza kandi Imana ibe mu ruhande rwacu. Haleluya. Amen. Urubyiruko ab'umutima uboneye nibo bazabona. Ntabwo ari amasarigoma n'amaniga n'abajama, ntabwo aribo bazabona Imana. Ntabwo wasambanye kenshi ari uzabona Imana. Ntabwo uwibye byinshi ntabwo ari uzabona Imana. Uwo ntabwo ari uzabona Imana. Ahubwo uw'umutima uboneye, uw'umutima udacira urubanza, uwo ni uhiriwe kuko ari uzabona Imana. Imana itwiteho.
abagabo bazabona imana nabo umutima uboneye bakoreye Uwiteka bagakorera imana mu gihe cy'ubwire no mu gihe cy'amanywa, mu gihe gikomeye no mu gihe cyoro, mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Abakoreye imana abo nibo bazabona imana. Imana itugire neza. Ntabwo umugabo wakubise ku mabuno y'abagore benshi ntabwo ari uzabona imana. Ntabwo umugabo wagize uburiganya mu rugo ntabwo wari uzabona imana. Ugerageza kubesha umwuka wera uwo wazabona ishyano. Ananiya na Safira Bibiliya bavuga neza bagerageje kubesha umwuka w'Imana, ibyababayeho igihembo cyawo cyabaye urupfu. Iherezo ryabo ni urupfu, kandi ubugingo ntabwo babubona. Kubesha umwuka w'Imana, babesha umwuka w'Imana ngo ibyo bagurishije umurima wabo ngo barabizanye, ariko igihembo cyabo cyabaye urupfu. Wowe ugenda ubesha umwuka w'Imana, ujya mu rusengero ukajya gusenga, warangiza ukifata ukajya gusamba. Kubesha umwuka w'Imana iherezo ryawe ntabwo ribaye ryiza. Imana itugire neza. Hahirwa umutima uboneye, kuko abo ngabo aribo bazabona ubwami bw'Imana, nibo bazaragwa ubwami bw'Uwiteka. Imana itugire neza. Tugorore rero inzira z'Uwiteka. Yohana arababwira, abwira abayuda, mugende muvuga yuko ndijwi, haleluya, urangurura mu butayu. Nimugorore inzira y'Uwiteka bigishoboka. Nimugorore inzira y'Uwiteka, nimushakisha Uwiteka bigishoboka yuko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Imana itugirire neza. Hari igihe kizagera no kumva wakubwira ijambo ry'Imana ntubibone, ayo wasenze akaba ari yakora, ibyo wumvise akaba ari ryo ugenderamo. Ariko igihe nk'iki ijambo riragarutse ritubwira ngo tugorore inzira y'Uwiteka. Haleluya. Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Tugorore inzira y'Uwiteka. Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Bwoko bw'Imana, ese turi kugorora inzira z'Uwiteka? Ese turi kugendera mu nzira Uwiteka dushakamo? Turi gukora ibyo Imana ishaka yuko dukora? Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Dukwiriye kugorora inzira y'Uwiteka. Yemwe mw'abakobwa mwe, mwirinde ubusambanyi, mwirinde igomwa ryose, ibibashuka byose mubireke. Mwirinde abasore b'abapfapfa batari abanyabwenge, bigize ihene batari intama. Mubareke, mubirinde kugira ngo mugire umutima uboneye, kugira ngo Uwiteka bashime, kugira ngo ibitambo byanyu bigere ku Uwiteka. Mwirinde ikibi cyose cyatuma Uwiteka babonaho ikosa, cyatuma Uwiteka babonaho ikibi. Imana itugire neza kandi Imana itwiteho. Yemwe basore, mwirinde abakobwa b'abapfapfa, barahari bamaze kubura ubwenge, ariko abiringiye Uwiteka Imana idufashe. Abo ngabo nibo bazabona Imana. Abanyabwenge, abafite ubwenge, abo nibo bazabona Imana. Ari ijambo nkunda cyane, Pawulo yararimo abwira Abefeso, ababwira kwirinda. Ati mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugenda nk'abanyabwenge. Rero abatagira ubwenge tubirinde, bwoko bw'Imana. Yemwe rubyiruko, nimwe mubabaje mu gihe nk'iki. Nimwe mubabaje, nitwe tubabaje mu gihe nk'iki. Birakomeye cyane, turimo turagenda nk'abatagira ubwenge, turi kubona ibibi tukabona ari byo byiza. Umuntu w'umubyeyi ararara aconga ibitsike ingwa. Twamaze kubura ubwenge. Niba ari ikintu cyakoye Satani mu ijuru ni ubwibone. None mubyeyi, uri kurara uconga wogosha ibitsike n'ingwa ye, umugabo wawe ajya kwemera wari wogoshe? Kutari wo uri kogosha ngo bigende, uretse ubukunguzi, kutari wo uri kukogoshera iki? Imana iturengere. Turimo turagorora inzira z'Uwiteka. Hari abibwira ngo baracyari mu nzira y'Uwiteka, barimo barayigorora kandi baramaze kuvaho. Umuntu w'umugabo urava gusenga, warangiza ukajya ukavuga ngo ibintu biryohera, ngo nubwo ndi umurokore, ngo ibintu biryohera, ngo ibisukari, ngo ntabwo nkibikeneye, ngo nshaka agasharira. Watangiye gufata ibitero bihindura ibyera. Hanyuma
Ananiya na Safira barabwirwa bati utari wafata amafaranga y'umurimo wawe ngo uyazane hano ntiyari ayawe, none ni iki gitumye ubeshya umwuka w'Imana? Niko Ananiya yabwiwe. Ese wowe yewe mugabo uri kwikora ibyo utarajya mu barokore, ntabwo wakoraga ibyo ushaka kandi nta kibazo ufite, ndone uje kubeshya umwuka w'Imana? Igihembo cyawe urupfu, ubuzima bw'urabubuze, kuko ntabwo uri kugorora inzira y'Uwiteka. Ukiri mu yandi matorero, mu yandi madini, wakoraga ibyo ushaka kandi wari ubyemerewe, ariko ugiye mu barokore utangiye kuvangavanga ibintu. Ibyo bintu urimo urabizi. Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Hari abantu bibwira ngo barimo baragorora inzira y'Uwiteka baramaze gutakara. Amafaranga wakijijwe kubera nta mafaranga ufite, umaze kuyabona uburumva ukeneye kunywa agashariye, ukanywa ari kumenya yuko aho kagukuye mu banyamugisha. Imana itugirire neza. Utaraza mu barokore wakoraga ibyo ushaka kandi wari ubyemerewe, ariko nyuma yo kuzamo ntiwari ubyemerewe, ariko utangiye kubikora. Ndagira ngo nkubwire ngo inzira y'Uwiteka yo wamaze kuyivamo. Ijwi ry'urangurura mu butayu riti nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabihanuye. Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Yemwe babyeyi, utaraza mu barokore umusatsi wawe wari wemerewe kuwugira uko ushaka kandi byari byemewe rwose, ariko nyuma yo kuzamo ntibikemewe. Yewe Ananiya, utari wazana amafaranga y'umurima wawe wagurishije hano mu rusengero ntiyari ayawe, none kuki uyazanye ukaza no kubeshya? Iyo yihorera ahubwo. Imana itugire neza kandi Imana itwiteho. Utaraza mu barokore hari ibyo wari wemerewe gukora, ariko nyuma yo kubazamo hari ibyo utemerewe gukora, ariko kubw'ubupfu no kutamenya warabwiwe ariko ntiwumva, urabyanze, utangiye kuva mu nzira y'Uwiteka. Ijwi ry'urangurura mu butayu igihe nk'iki riti nimugorore inzira y'Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana itwiteho. Yemwe abayobozi muyoboye amatorero, yemwe abakristo, yemwe bavuga butumwa, yemwe abahanuzi, mugorore inzira y'Uwiteka. Abahanuzi bavuye mu nzira y'Uwiteka bakibwira ko bakirimo, abo ni benshi, ariko bafitanye urubanza n'uwabahamagaye, bafitanye urubanza n'umuremyi wacu, kuko impano yabahaye barimo barazikoresha uko bashaka, ntabwo bakiyoborwa n'umwuka. Abo ngabo bamaze kuva mu nzira y'Uwiteka bazabona ishyano. Abavuga butumwa batangiye kuba indyarya, batangiye gukora ibidakwiriye, abo ngabo ntabwo bagishimisha Imana, ntabwo bari mu nzira y'Uwiteka, ariko iteka ryo bariciriweho. Bafitanye urubanza n'uwabahamagaye, bafitanye urubanza n'uwabahaye ibyo byo kwigisha. Imana itugirire neza. Abadiyakoni birababaje. Ubundi ubudiyakoni yari afite inshingano. Pawulo abyandikira Timoteyo amubwira ati umwepiskopi nuko agomba kuba ameze, umudiyakoni nuko agomba kuba ameze. Umudiyakoni wa nyawe akora umurimo w'Imana atawubangikanya, ariko ni umurimo w'Imana niho baboneye kujya guteretanira kugira babone uko bajya gusambana. Mufitanye urubanza n'Uwiteka. Niba utinyuka uri umudiyakoni ugasambana, ndagira ngo nkubwire ngo wamaze kuba umupfu, ntabwo ukiri mu nzira y'Uwiteka, ntabwo urimo kuboneza inzira y'Uwiteka, byararangiye. Ariko wihane ugarukire Uwiteka, arakubabarira, kuko uko ibyaha byacu byaba bisa kose bisa umutukutu, Kristo amaraso y'umwana w'Imana abasha kutweza imitima yacu akayihindura umweru, igashashagirana ngasheregi, cyangwa se igasumwera nk'ubwoya bw'umwana w'intama. Uwiteka arababarira, Imana ireza, nta cyaha Imana itakubabarira.
ariko igihe nikigera utari wihana ibyawe bizaba birangiye. nuzi umunsi wawe n'igihe. Pawulo niwe wababwiye Abefeso aravuga ngo nuko mucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Yesu nawe arimo abwira abigishwa be umugani w'abakobwa 10, yaravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Ntabwo uzi igihe wavira mu mubiri, ntabwo uzi igihe ibyawe byarangirira, ariko nyamara ugiriwe ubuntu bwo kumva yuko ijwi ry'urangurura mu butayu rikubwiriza kugorora inzira z'Uwiteka, ukareka ubuhabara, ukareka ubumayibobo, kwigira umugabo w'isarigoma, ibyo ukabireka. ngo umugabo n'uriye utwa akarya n'utwaba, ubwo ni ububwa, ntabwo ari ubugabo, ubwo ni ubusarigoma. ntabwo ukinezeza Imana, ntabwo ugikora ibyo Uwiteka gushakaho, ntabwo haleluya, ntabwo ukirimo kugorora inzira y'Uwiteka. Haleluya, amen. Nimundakarire, nuko Imana itugire neza. Kera abakristo bajyaga bababazwa nuko umuntu arimo kwica umurimo w'Imana, ariko babarokore ubu byararangiye. Umuntu w'umurokore uhagaze muri korari, urajya gutega umutwe wawe mu mamashini ngo akurure imisatsi ayirambure, uri umurokore. Mbese ko bitari byemewe, wabyemeye utera? we wabizanye ute ngo uri kugorora inzira y'Uwiteka? Ikizafashamo nuko bazahembwa gusheshengeshwa umwuka abaha amasezerano atazasohora. Utekereze neza ngo gakondo nahamagariweho ndacyayikomeje, urugendo rwanjye ruracyagana mu ijuru. Uretse ubusarigoma wazanye mu itorero, uracyarimo werekeza mu ijuru. Ngiyo ni imico y'abasaza n'abatagezwe ngo turi muri viziyo, duhindukane n'ibiriho. Mwene data, nagira ngo nkubwire, nimba ari uko uteye ntabwo uri kugorora inzira y'Uwiteka. Ariko ijwi ry'urangurura mu butayu, iyi saha rirarangurura riti mugorora inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Mwongere kunezeza Imana, mwongere gusenga, mwongere kuririra itorero, mwongere Imana itugire neza, mwongere mukomere, mwongere mugwize imbaraga, mwongere mugwize amavuta mu mperezo zanyu, amatabaza yanyu yake. Nyamara kubw'ibyo ukora, hirya baravuga bataho kugira ngo nkizwe nka runaka, byarutwa nkabireka. Nyamara ugerageza ngo kugwisha umwe muri abo bakirimo gukizwa, ikiza nuko yahambirwa urusyo akajugunywa mu nyanja. Nawe nibyo bigukwiriye nimba ari ukomeze. Nimba bavuga bataho kugira ngo nkizwe nka runaka, nabireka. Uko ni kumeze, ukwiye guhambirwa urusyo bakaguta mu nyanja, ukamanuka utazongera kuzamuka. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Bene data, tugorora inzira z'Uwiteka. Bene data, twongere dukiranuke, twongere dukiranuke. Uravati yewe ariko ninde wababeshye yuko iminwa yanyu isize ariyo dushaka? Mwabakobwa mwe, ninde wababeshye yuko abasore turimo Kristo iminwa yanyu mwasize kuza kuyobya ariyo dushaka? Urawuhindura ushajagirana, wagira ngo bamenyeho ubuto, wagira ngo sinzi, ukajyana ikaburimbi iri kurabagirana. Ninde wakubeshye ko abasore barimo Kristo bazaza bareba umunwa wawe? Ninde wakubeshye ko uzambara agakanzu kakwegereye abarokore b'abasore barimo Kristo tukaza tureba uko umubiri wawe uteye? Ibyo ninde wabikubeshye? Barakubwira bakakubwiriza ngo nabyumvise, bakubwira bati bibi ugataruka. Ninde wakubeshye yuko abakobwa barimo Kristo bazareba ko wambaye imyambaro waciye? Ninde wakubwiye yuko bazatoranya iniga, isarigoma
ninde akubeshye ko bazareba uwakaraze imisatsi neza? Wowe nk'uwo muntu wamuguha wamuha ijuru, wamugabira ijuru, abaye rero uri gutanga ijuru. Uwo muntu umeze utyo urumva atagera no mu ijuru akiba? Uwo muntu wamuha ijuru? Isarigoma wariha ijuru ute? Bantu bigize amahene, basore bigize amahene, aho bageze hose bigize amahene. Iyo hene we wayiha ijuru? Ariko Kristo tugarukeho, bene data mwihane. Uwiteka ashaka yuko tugorora inzira ze, Uwiteka ashaka yuko duhinduka. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Ndagira ngo rero dusenge, dusabe Imana imbabazi n'imbaraga. Nimba ukirara kuri YouTube urimo gushakisha aho ubusambanyi buri, menya ko utari kugorora inzira y'Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Uwiteka twiteho. Niba urara kuri TikTok usikororinga wirebera ibibi gusa, ntabwo uri mu nzira y'Uwiteka, ntabwo uri kuyigorora. Menya ko byarangiye. Nimba urara ku mbuga nkoranyambaga ureba ibibi, ntabwo uri kugorora inzira y'Uwiteka. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Eka dusenga dusaba Imana imbabazi n'imbaraga. Nimba waragize igomwa, niba warakoze ibidakwiriye, saba Imana imbabazi. Imana irakubabarira, ariko uhindukire uve muri ibyo bibi. Abarukore umuntu aragira ibibazo, umunwa ugatara akawukwira. Narindi torero rigira umunwa nk'abarokore. Uzareba ibibi byose biba mu barokore. Itorero rivugwa nabi ni iry'abarokore. Umunwa ni twebwe twivuyemo. Umuntu arahanura ari mu rusengero, tukabisanga ku mbuga nkoranyambaga. Mwapfuye ryari? Yemwe barokore, mwapfuye ryari? Ngo maze ngo ubwo uri mu nzira, ngo uri kugorora inzira. Imana iturengere. Ucyumva umuntu ahanura ukajya gukamera kugira ngo ushyire ku mbuga nkoranyambaga, mwapfuye ryari? Undi nawe akajya ku mbuga nkoranyambaga ngo agiye kuzura y'umwuka ahanura avuga indimi agira ibiki byose. Wowe urapanga kujya kuvugira indimi ku mbuga nkoranyambaga ukajya guhanurirayo? Imana yakoresha ibiti n'amabuye, ntabwo ari wowe muhanuzi ukaza Imana itunze. Ibyo bintu ni ubupfu. Itorero ry'Imana twajyaga dusenga, tugasenga kuko tukumva icyo Imana itubwira. Ubwoko bw'Imana twapfuye ryari? Imana itugire neza kandi Imana itwiteho, duhinduke. Uyu mwuka Imana yaduhaye ntabwo ari igikoresho cyo kujya kwirwa dukinisha, ntabwo ari igikoresho cyo kujya kuriraho, ntabwo ari igikoresho. Ntabwo Imana yaduhaye impano zo kujya aho tujye gucuruza, yaduhaye impano zo kuyikorera. Ntabwo babajwe n'ibibi birimo kubaho, ahubwo yemwe bahanuzi, ishyano rirabagwiriye. Igihe Uwiteka yababwiriye umunsi azabageramo, inkota y'Uwiteka izabarya. Inkota izagwira muri mwe. Nasanga mudamukorera uko bikwiriye, inkota izagwira muri mwe kandi izabarya. Imana itugire neza kandi Imana itwiteho. Reka dusenge twisabire Imana imbabazi n'imbaraga kugira ngo ibihe nk'ibi tubashe gukora nk'uko Imana ibishaka. Turagushimiye Mana nziza, turagushimiye Uwiteka. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe turyigiramo byinshi. Kandi Mwami Imana ni igiti cy'inganzamarumbo kijya gishora mu mitima yacu imizi yacyo, hanyuma tukabona imbuto zacyo, tukabona ibyiza cyane, kuko umuntu wagendeye mu ijambo ryawe, uwo nguwo umugirira neza, uwo nguwo ubana nawe, uwo nguwo arakomera kubw'ubuntu bwawe. Ndakwingiza cyane ngo dushyigikire, babarira buri wese ugize umutima wo kwihana, eza buri wese ugize umutima wo kugusaba imbabazi. Dushyigikire ubane natwe, twambike imbaraga, uduhe kumenya ubwenge bwo kuba muri iyi minsi, dukomezwe n'ubuntu bwawe, kuko uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu, amen.